Yesu nashimwe, nshuti bavandimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amazina yanjye nitwa Dawidi nk'uko bisanzwe. Ahangaha ndi mu bitare bya Mashyiga. Reka uyu mwanya tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6 umurongo w'8. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka agushakaho niki: niranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Mana ishimwe. Nuko Mika arangije abwira abantu Imana iciye muri we. Imana ivugira mu muhanuzi Mika, iramubwira ngo mbwirira abantu ati yewe mwana w'umuntu we, ati icyo Uwiteka gushakaho niki: nugukunda gukiranuka. Gira ibintu reka, nurangiza ukora icyo Imana igushakaho. Imana igushakaho gukiranuka. Wa mugabo w'Imana igushakaho gukiranuka. Wa mukobwa Imana igushakaho gukiranuka. Imana ivuganye nawe ngo yewe mwana w'umuntu we, etaya wirigide. Iki Imana igushakaho: kunda gukiranuka wicisha bugufi. Kunda gukiranuka wicisha bugufi. Wa mugabo we, mu byo ukora byose kunda gukiranuka, wongereho guca bugufi. Wa mukobwa we, gira ibintu reka, nurangiza ukunda gukiranuka wicisha bugufi. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.